Isezerano ry'ubugingo. Muri ubu buzima hari byinshi biguca intege, ibyo byose uhura nabyo, ibyo byose ubona bikugoye cyangwa se bijya bikunaniza, jya ugerageza nawe kubyereka ko hari n'izindi mbaraga zo kugutabara cyangwa se hari izindi mbaraga zitanga ubuzima, kandi izo mbaraga iyo zaguhaye ubuzima nta kindi kintu cyabukwambura. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19 umurongo waho wa 19 havuze ngo iki? Haravuze ngo nuko none Uwiteka Mana yacu ndakwinginze udukize amaboko ye, ati kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Mana. Bivuze ngo harimo amaboko akurwanya muri iyi minsi, harimo byinshi ujya ucamo bikakurwanya, ariko iri jambo riratubwira ngo nuko noneho Uwiteka Imana nawe yitamurure ku munsi ukomeye, Imana nawe yitamurure mu buzima bugoye, Imana nawe yitamurure muri ibyo byose ubasha gucamo bikabasha kukunaniza, bigatuma udasingira umusaraba. Komeza gutumbira Imana kuko niho hari igisubizo cy'ubuzima bwawe. Byose byaza ariko bikagusiga uhagaze, byose bizakurwanya ariko bikagusiga uhagaze. Niwakwikomeza kuri Yesu niho hari ubutsinzi bwawe, cyangwa se niho hari ukunesha kwawe gukomeye. Imana igutsindishirize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shalom, shalom, shalom.